kubasuza bene data abakunzi ba Anaweza Daima. Umwami Yesu ashimwe cyane. Muraho n'amahoro mumeze neza. Haleluya. Ndumva nizeye ko Yesu abarinze akomeje kubagirira neza. Umwami wacu akomeze kubaha umugisha no kubitaho muri byose mu izina rya Yesu. Nanjye ndashima Imana. Ndamahoro irandinze n'umuryango wanjye tubereye maso kandi idushoboje gukomeza gukora umurimo wayo mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandi turashima Imana ko namwe mudusengera. Ndumva nizeye ko mudusengera koko tugira imbaraga umunsi ku wundi. Ngo rero ntabwo twapfa kugira imbaraga umunsi ku wundi abo dufatanyije umurimo mutadusengera. Kandi niba wowe utabikoraga ushyireho akabaraga nawe. Yesu ashimwe cyane. Wowe utabikoraga ushyireho akabaraga dufatanye umurimo w'Imana. Ko nanjye nsengera abakunzi ba Anaweza, nanjye mujye munsengera mwese kugira ngo dufatanye imbaraga zo gukorera Imana. Haleluya. Erega ubu turabafatanya bikorwa. Yesu ashimwe cyane. Munsengere kugira ngo ngenzane ijambo gira icyo rikora mu bugingo bwanyu. Yesu ashimwe. Haleluya. Reka rero dusenge. Turagushimiye Mana yacu, Mana nkuru, Mana nziza. Tuguhaye icyubahiro Mwami w'amahoro. Warakoze kuturinda iminsi yose itambutse Mwami. Wakoze kutugeza no kuri uyu munsi mwiza w'umugisha. Ntabwo tujya tubyibagirwa Mwami kugushima kuko biba ari amahirwe duhaye yandi. Ntabwo tuba twibagiye ko hari benshi bageze ahacecekerwa Mwami. Twebwe rero ni ubuntu n'imbabazi zawe biba bitumye tugera kuri uyu munsi. Nuhabwe icyubahiro kubw'ibyo Mana. Ushyirwe hejuru, turakunezerewe. Ineza yawe n'imbabazi zawe nibyo bituma tudashiraho. Tugeze mu mwanya mwiza rero w'ijambo rya Uwiteka, abana natwe tuyobore tuganirize mukawera w'Imana. Tuguhaye ikaze. Nta na kimwe tubasha gushobora utari kumwe natwe. Dushoboze rero duhugure tuyobore turushizeho kubona ineza yawe n'imbabazi zawe muri byose. Tumenye icyo uvugana natwe binyuze muri rino jambo Mwami. Uyu ni umutsima w'ubugingo aho kudushoboza mu rugendo turimo kuri iyi si. Turakwiyeguriye, imitima yacu turayiguhaye. Ngaho twubake tuganirize udushyigikire kandi udushoboze gukora ibyo ushima. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze Mwami. Abakunzi ba Anaweza, uteze amatwi iri jambo ntasigare uko yarameze. Uzaribona umwaka utaha cyangwa imyaka yindi yose, ijambo ryawe rihora ririshya kandi rihora ririzima kandi rihorana imbaraga zo gukora icyo waritumye gukora. Reka rero abana bawe bagubwe neza kandi babone neza yawe muri byose mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Haleluya bene data abakunzi ba Anaweza. N'umwanya mwiza rero nanone nkuko mbibabwiye, nkuko natangiye mbivuga, wo kuganira ku ijambo ry'Imana. N'umugisha, n'amahirwe tudakwiriye gukerensa. N'amahirwe tudakwiriye gukerensa. Imana ibitugiriye neza mu buryo bukomeye. Ibyo tujye tubyubaha kandi tubizirikane, kandi wowe ubonye umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, ujye wumva rwose ko hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Kubera iki ari wowe uryumvise? Kubera iki ari wowe uhuye naryo? Hari impamvu. Yesu ashimwe. Hari impamvu. Ntabwo ari impanuka. Si uko wabuze ibindi wareba kuri YouTube. Niba ugiye kuri YouTube ariko ukabona ukubitanye n'iri jambo ry'Imana, uvuge ngo ariko Mana, nicyo ushatse kuvugana nanjye? Nicyo umbwiye binyuze muri rino jambo ryawe? Haleluya. Haba hari impamvu buri munsi uhuye n'ijambo ry'Imana. Buri munsi wumvise indirimbo y'Imana. Uzi ko Imana ivuga mu buryo butandukanye. Birakwiriye ko tujya tuba maso. Amatwi yacu umwuka akaba maso, tukamenya icyo Imana ivugana natwe. Yewe hano nkwigisha w'agace kagufiya gusa. Kagufiya rwose. Ariko Imana irushizaho kuguhishurira uyu ukomeje kuba imbere yayo. Haleluya. Mwami Imana rero abaho umugisha. Reka tuganire ku ijambo ryayo ryiza. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo yaratwimanye. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka yaratwimanye. Haleluya. Yaratwimanye umwami Yesu. Impamvu ukiriho, impamvu ukiri muzima, na ziriya ntambara zose wanyuzemo, na biriya byakurwanije byinshi, na za mpanuka nyinshi wagiye uhura nazo, na za ndwara zikomeye warwaye, n'ababanzi baguhagurukiye bakakurwanya, ni ukubera ko Imana yakwimanye. Umwami Yesu yaratwimanye. Haleluya. Yaratwimanye. Iyo ataza kutwimana tuba twaribagiranye. Yesu ashimwe cyane. Yaratwimanye. Uyu mwami wacu yaratwimanye kubera yuko ibyahize ubugingo bwacu byari byinshi. Ibyagombaga kutumira bunguri byari byinshi. Nawe ushubije amaso inyuma wasanga Imana yarakwimanye.
wabivuga ukaba n'umugabo wo kubihamya, wasubiza amaso inyuma ugatekereza, ukibuka indwara warwaye, ukibuka ibigeragezo wanyuzemo, ukibuka intambara wanyuzemo, ukibuka ibikomeye wahuye nabyo byinshi. Imana yarakwimanye kuba ukiri muzima uyu munsi wa none, kuba ugihumeka umwuka w'abazima. Niba ushaka uba ufite ibigeragezo n'intambara nyinshi, niba ushaka uba unarwaye yewe, kuva ugihumeka umwuka w'abazima yarakwimanye, kuko hari ibindi bikomeye biruta ibyo ngibyo urimo uyu munsi, byagombaga kuba byaraguhitanye. Yarakwimanye rero. Haleluya. Yarakwimanye. Uri muzima uyu munsi kuko Imana yakwimanye. Uri amahoro uyu munsi kuko yakwimanye. Uracyahumeka kuko yakwimanye. Wakabaye waribagiranye, cyangwa nanjye nakabaye naribagiranye, yewe n'imva yanjye itibukwa yarasibanganye. Uzi ko hari igihe umuntu yibagirana n'izina rye rikibagirana mu isi y'abazima. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uwiteka yaratwimanye, umwami yaratwimanye. Haleluya. Yaratwimanye. Ibyagombaga kutumira bunguri byari byinshi, byaduhigaga byari byinshi, abiremeye inteko kuturwanya no kuturimbura bari benshi, intwaro zacu kuturwanya zari nyinshi, ibikomeye twanyuzemo twahuye nabyo byari byinshi. Nawe subiza amaso inyuma, wibuka ibikomeye wanyuzemo, wibuka intambara, wibuka indwara, wibuka amakuba, wibuka agahinda, wibuka akaga, wibuka imiyaga n'imiraba myinshi mu buzima bwawe. Uwiteka yarakwimanye. Yarakwimanye. Yarakwimanye, yimanye ibyawe. Wakabaye warasigaye uri mbokoboko. Abana bawe Imana yarabimanye, urugo rwawe Imana yararwimanye, byagombaga kurusenya byari byinshi. Akazi kawe kuba ukikariho nuko Imana yakimanye. Haleluya. Imana yarakwimanye, yimana ibyawe. Yesu we. Haleluya. Imana yaratwimanye bene data. Yaratwimanye. Yaratwimanye. Tuba twarageze ahacecekerwa, tuba tutakibukwa, imva zacu zarasibanganye. Shimira umwami wawe. Wowe ugize amahirwe yo kumva rino jambo, shimira umwami wawe wakwimanye. Shimira umwami wawe wagutabaye, wakurengeye, wagiye kurwanirira. Yarakwimanye. Ngewe mvugira ijambo, ndibuka uburyo yagiye inyimana mu bikomeye bitandukanye, indwara zitandukanye. Mwaka ushize narwaye corona n'umuryango wanjye wose, turaremba tugera kure, iratwimana. Nuko se hatari benshi bishwe na corona? Hoya, yaranyimanye n'umuryango wanjye. Wowe seda, igituma abantu bose barwaye corona, wowe wendika kurinda ntuyirwara, cyangwa se ukayirwara ukayikira. Gusa nta bagabo bapfuye, nta bagore bapfuye se, nta basore bapfuye. Impanuka se zishe bangahe? N'ejo bundi Kamonyi hapfuye benshi. Yesu ashimwe cyane. Impamvu se warwaye za ndwara zikomeye zitandukanye ukaba ukiriho niki? Haleluya. Imana yaratwimanye. Yaratwimanye we. Imana yaratwimanye, nihabwa icyubahiro n'ikuzo mu izina rya Yesu. Yaratwimanye mwene da. Ni ukuri kandi yarakwimanye nawe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Ushimwe mwami Yesu ko watwimanye. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi ibice 124. Zaburi ibice 124 ngo iyo Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, aba ariko Abisirayeli bavuga none, aba ariko wowe, shyiramo izina ryawe, aba ariko wowe uvuga none. Haleluya. Iyo Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, aba ariko Abisirayeli bavuga none. Iyo Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga, baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wawo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Haleluya we. Warakoze mwami kutwimana. Murongo wa 6. Uwiteka himbazwe, utadutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Kigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Haleluya, haleluya, haleluya. Abisirayeli bibuka ineza y'Imana,
bibuka ibitangaza Uwiteka yabakoreye, bibuka uburyo Uwiteka yabarokoye mu makuba no mu byago bitandukanye, bibuka intambara nyinshi yabarwaniriye. Baravuga ngo bashubije amaso inyuma, baravuga ngo iyaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu cyagihe, ubwo abanzi baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Nawe nakubwiye ngo ahangaha bavuze ngo Abisirayeli we hakiri izina ryawe, ngewe mpashyira izina ryanjye, ngewe Matilda Kayitesi, iyaba Uwiteka atari wabaye mu ruhande rwanjye. Kuva navuka intambara nagihuye nazo, ibyago, amakuba, indwara, impanuka zahize ubugingo bwanjye, iyaba atari Uwiteka wabaye mu ruhande rwanjye, banaribagiranye mu isi y'abazima. Wakira izina ryawe. Haleluya. Ngubwo abanzi baduhagurukiraga, ngubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, ngubwo amazi yihindurizaga. Haleluya. Umva ngo amazi aba yaraturengeye rwose, ngubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ngubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, ngo amazi aba yaraturengeye rwose, ngo isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu iyo Uwiteka ataza kuba mu ruhande rwacu. Imva zacu ziba zarasibanganye iyo Uwiteka ataza kuba mu ruhande rwacu. Haleluya. Ahacu haba haribagiranye. Ngo Uwiteka himbazwe utadutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo. Uwiteka himbazwe we. Haleluya. Uwiteka himbazwe. Uwiteka himbazwe. Hamitse nibuka impanuka nyinshi zahise ubugingo bwanjye, Imana ikagitanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwanjye ngasigara. Haleluya. Nkibuka indwara zitandukanye, nkibuka amakuba atandukanye, nkibuka ibyago byinshi, aho umuntu aba ageze n'imyaka ye, ibyo aba yarahuye nabyo ntago ari ibintu bitoya mu buzima bwe, biba ari byinshi bikomeye byagombaga guhitana ubugingo bwe. Nabara kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu ndetse byinshi. Nawe wabara. Yesu ashimwe cyane ko ibyaduhize ari byinshi bene data. Ubu byaguhize ubyibutse wasanga udakwiriye kuzamurira Imana icyubahiro no kuvuga ngo Mana ushimwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Imana yaratwimanye bene data. Imana yaratwimanye. Hacu haba haribagiranye. Abacu barihanaguye amarira baratuririye bakihanagura kubera yuko byagombaga guhitana ubugingo bwacu byari byinshi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndibuka umunsi umwe mvuye ku kazi, yari ngikora ntarareka akazi ngo njye mu murimo w'Imana. Mvuye ku kazi nakoraga muri IPRC abahazi cyangwa abandi bakunda kwita muri Eto. Mva ku kazi nitwaye hari ninjoro, ndagenda njya mu Kagarama, niho nari ntuye. Yesu ashimwe cyane. Ngenda nitwaye neza, ariko mbere yaho ntaragera mu Kagarama ndashaka kuvuga mbere, kuko nakoraga muri bibliothèque cyangwa muri library. Twakoraga ku mashift, hari abakora mu gitondo, hari abakora ninjoro. Icyo gihe nari nakoze shift ya ninjoro, nari nakoze nimugoroba. Mbega tuva ku kazi hafi saa 3 n'ibindi. Ariko mbere yuko njya ku kazi kuri iyo shift nabanje kujya gusenga. Noneho Imana irambwira, abizera ko Imana ivuga ubwo barabizi, Imana irambwira ngo hari ikintu ngukoreye, ngo hari icyo nkoze, hari icyo ngukoreye. Noneho kuko nari nifite ibyifuzo byanjye, hari igihe uba ufite ibyifuzo byawe, yenda ushaka kuzamurwa mu kazi, cyangwa se ushaka amafaranga, cyangwa se urwaye usenga ngo Imana igukize. Mbega umuntu aba afite ibyifuzo byinshi burya mu buzima. Mu by'ukuri uwo munsi icyifuzo nari mfite jewe, wenda uraza kunseka, ariko icyifuzo nari mfite cyari amafaranga. Nari nagiye gusenga mbwira Imana ngo Mana nkeneye amafaranga, umubare uyu n'uyu, Mana aca inzira, Mana agira icyo ukora, Mana. Imana irareba isanga icyo nkeneye atari amafaranga, isanga icyo nkeneye ari uburinzi ku buzima bwanjye. Nuko natse imodoka yanjye mvaho nagiye gusengera, noneho mpita njya ku kazi. Ubwo nari navuye mu rugo mbanza kujya gusenga, ariko ubwirambwe ngo hari ikintu ngukoreye, jewe
kubera ko ikintu cyari imbere y'ibindi, cyari amafaranga, aricyo cyifuzo cyari kinkomere kandi nayashakaga cyane. Ndavuga ngo buriya yampaye tu, buriya iraza guca inzira, buriya igiye kuntungura, sinzi aho biri bunyura ariko buriya igiye kuntungura. Ntahana akanyamuneza, bambe njya ku kazi. Nuko ndakora, none igihe kigeze natse imodoka ndataha, ndazamuka njya mu Kagarama. Abazi kuri Sports View ya Kagarama niho nagombaga kunyura, niho nanyuze. Ndagenda, noneho ngeze ahantu nari ntaramenyera imodoka neza, kandi nari ntwaye manuel, ntabwo nari ntwaye automatique. Rero ngeze ahantu hazamuka, mbanza gutinya kuhazamuka, kubera ko nagombaga kuzamuka ahantu hazamukaga gutyo, umuhanda wazamukaga urimo amabuye, nahagera ngakata nkatangira mu rugo aho nari ntuye. Nza guhura n'abagore twari duturanye, barambwira ngo Mama Peti, ngo ahangaha urahanyura. Nitwa Mama Peti, ibyo naryo nitwa Mama Peti, nitwa Mama Brian, nitwa Mama Matilda, nitwa Kayitesi. Ubwo kuba mvuze ngo Mama Peti ntihagire uwo biyobera, naryo ni izina ryanjye y'umwana wanjye. Haleluya. Noneho barambwira ngo hoya, ngo witinya, ngo ahangaha urahashobora. Haleluya. Ngo urahazamuka humura. Yesu ashimwe cyane. Baranyakserera, banshyiramo imbaraga, numva ndi buhazamuke. Ubundi wenda iyo bataba baraho ngo bambwire ngo humura, ngo humura, ngo genda muri vitesse yo hejuru, ngo nta kibazo, ngo urahashobora, ngo ahangaha ntabwo uri buhananirwe, ngo shyiramo vitesse, ngo nta kibazo. Mbega ndakserera nanjye ye. Yesu ashimwe cyane. Ndakserera rwose, nshyiramo akariro gahagije. Noneho kwa kundi nahagurutse mu muriro mwinshi na vitesse hejuru kugira ngo nzamuke hahantu. Ndazamuka, ngeze hahandi ho gukata, nkaho nashyizemo intuzo yo kugira ngo nkate. Yesu we, ntago mbizi uko natwaye, ntago mbizi uko nabigenje, simbizi. Urumva iyo ugiye gukata hari ukuntu bigenza bazi gutwara imodoka, cyangwa se nagombaga kugabanya umuriro, cyangwa se nagombaga guhindura vitesse, simbizi. Uko nahagurutse nuko nakomeje ndagenda, na wa muriro wose nazambaraga nabwabwira. Ndakata, Mana we, yaratwimanye. Nkase nkaho simbizi, nkaho nagoreye amapine, simbizi ibyo nagombaga gukora. Nisanga ninjiye mu nzu iri ku muhanda aho ngaho y'umuturanyi. Yesu ashimwe cyane. Nisanga ninjiye mu nzu, harimo abantu, ariko Imana iranyimana, ntiyemera ko mena amaraso, ntiyemera ko abantu bapfa muri iyo nzu, ariko inzu y'abandi irasenyuka. Yesu ashimwe cyane. Irasenyuka ariko ngira Imana irandengera, abana baba bazima, nyir'urugo aba muzima, ariko nkubwire byabaye induru. Numva ndavuga, nari nzi ko nanjye napfuye. Hari igihe ugira ngo wapfuye, numvaga ntazi ko ndiho. Umugabo nyir'urugo asohokana amabuye kuko yumvaga abana baboroga, umugore bataka ati barapfuye, bari mu cyumba. Yesu ashimwe cyane. Ngo umugore ari kumwe n'umwana bari mu cyumba ariho asasa. None ngo akana kamubuza amahoro, mama ko nshonje, wagiye kunyihera ibiryo, ndashonje mama, kamubuza amahoro, areka gusasa, arabanza ajya kugaburira Imana. Naho ni marayika washatse kundengera kugira ngo ntamena amaraso. Imana igitwimana, yataba mu ruhande rwacu. Naho ni Uwiteka washatse kundengera kugira ngo ntamena amaraso, umwana abuza nyina amahoro, ariho asasa, ajya kumugaburira. Uko yakagiye kugaburira umwana, nanjye wa muntu uzi gutwara imodoka mu buhanga bwe bukeya, araje ngo imodoka ihita ijya kuri bwa buriri aho yasasaga. Wumva yataba Imana kundengera, nari kwica wa mwana na nyina. Imodoka iragenda rwose neza, itereka kuri cya gitanda, iragisenyagura. Ubwo urumva imodoka yasenye igikuta, irakubita, ijya mu cyumba hahandi aho bari. Ariko kubera Imana igitwimana, igitanga ingabo zigapfa ku bwacu, umwana na nyina bavuye mu cyumba aho yasasaga, yagiye kumugaburira. Iyo Uwiteka atari mu ruhande rwanjye, icyo gihe biba byaragenze gute? Umwana na nyina baba barapfuye, nanjye mba narapfuye, ntacyo nabaye, habe no gusharatuka, habe n'ikintu cyose. Ariko nkubwire, imodoka yarashwanyaguritse, nawe urabyumva, n'inzu y'abandi birasenyutse, ariko nta muntu wapfuye. Iyo si Imana, iyo itaza kunyimana, nawe yarakwimanye. Imana yaratwimanye. Icyo gihe nari kumena amaraso, ariko Uwiteka yaranyimanye. Komerera muri yo rero, uyizere, ugendane nayo, uyihanga amaso, ntuzayirekure, kuko niyo iturwanira intambara zacu zose. Kuba ukiriho ni ubuntu bwayo, kandi yarakwimanye. Uwiteka abaho umugisha bene data. Imana yacu irakomeye. Shalom shalom. Imana ibaho umugisha. Twasenze, nawe uze kwisengera,
ariko ubwo buhamya nguhaye nzi neza ko bukubatse. Uwiteka abaho umugisha.